igashira imyaka ine igashira ukibaza niba abantu nta mutima bagira bafite umutima umeze nk'uwibuye utuma abantu bataca bugufi ngo bubahe Imana bunana kandi nubwo baba babiri Uwiteka yadukiriza igihugu. Bene data rero mureke tube maso. Imana yarambwiye ngo muri kandidatire y'abantu Imana irimo irobanura bagiye gukorera umurimo w'Imana. Hari abantu bagiye guhanura, hari ab'Imana igiye gukorana imirimo n'ibitangaza, hari abantu bagiye gukorana n'Imana bagakiza abarwayi, hari abantu bagiye kwirukana abadayimoni. Ibyo nago uwo murimo Yesu nago yari bwawutangize ngo awukoreshe abantu babibone. Ntago turakora umurimo nk'uwa Paulo, ntago turakora umurimo nk'uwa Petero. Nicyo gihe cyuko tugiye gukora uwo murimo kandi Imana irimo irarobanura abantu bagiye gukora uwo murimo. Imana yambwiye ngo abantu bifuza muri iyo kandidatire mushyire amavi hasi musenge, kuko Uwiteka Imana agiye kubaha ubwo bushobozi bwo gukora uwo murimo. Ntago uwo murimo uzakorekera mu nsengero gusa bene data. No mu muhanda nabonaga abantu barimo bagenda bakira, nkabona abantu barakuzanira umuntu urwaye ukamukoraho agakira. Icyo gihe nicyo Imana igiye gukoresha amahanga yose akumirwa. Aho ibihe nubwo byagenda gute abaduhagurukira n'abakoresha imbaraga zimeze zite, Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Mwitinya nimuhumure kuko Imana ije kwitoranyiriza abaje kuyobora te akomeye. Nabonaga nyine yurira indege aza hano mu Rwanda. Imana irambwira iransanga ngo abakomeye suko azura indege ngaze mu Rwanda, ahubwo abakomeye abari mu rugero rwe, baba ari abaperezida, baba ari abadogiteri bakomeye, bivuze ngo igihe kigiye kuza nabo bazaza kuza kubona imbaraga z'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Suko azura indege akazanga oya, ahubwo Imana yari inyeretse ko kubera ko nawe arwaye, yari inyeretse ko abantu bakomeye mu minsi izaza bazajya baza kuruhukira mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko namwe muvuga Ejide turagusoje. Ndabikirije mu izina rya Yesu Kristo. Meze neza. Uyu munsi naje kandi ishimira abantu bajya bakunda gukurikirana ibiganiro muri comment. Tujya turi abantu badushyigikira, tujya turi abantu bagenda bakurikira ibiganiro byacu. Imana ijye ibaha umugisha. Ni ukuri tubifurije umugisha mu bitenga byanyu, tubifurije umugisha mu byo mukora. Imana ijye ibaha umugisha, ni byiza cyane. Rero tugiye gutangirana n'ijambo ry'Imana kugira ngo tugire ibindi dukomerezaho. Ni Abacamanza n'ibice byaho 7, umurongo waho wa 3 turageza ku murongo waho wa 7. Imana ishimwe cyane. Titire y'ijambo narihaye iravuga ngo Imana ntikirisha ubwishi bw'abantu ahubwo ikirisha ubuke bw'abantu. Imana ishimwe cyane. Imana ishobora gukirisha Ejide, igakirisha Nepo, kugira ngo tutirata amaboko yacu, tirata yuko twasenze, tirata yuko twahanuye, igakirisha ubuke bw'abantu. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Bacamanza n'ibice 7 turahera ku murongo waho wa 3 turasoza ku murongo waho wa 7. Mutwe w'ijambo ravuga ngo Digiyoni anesha ingabo z'Abamediyani. 3. Nanone genda ujye imbere y'ingabo urangurura uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi nave ku musozi Gilugadi atahe. Nuko abantu inzovu 2 n'ibihumbi 2 barataha, hasigara inzovu 1. 4. Uwiteka ahera ko abwira Digiyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Nuko uwo ndi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana, kandi uwo ndi bukubwire ati ntimujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Digiyoni ati, umuntu wese uri bujabaguze amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Digiyoni ati, abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko ugabije Abamediyani. Nuko abandi bose nibasubire iwabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Narinzanye ijambo rifite umutwe uvuga ngo ntago Imana ikirisha ubwishi bw'abantu. Uyu munsi wa none turi ku kagezi nk'uko Uwiteka yabwiraga Digiyoni. Yaramubwiye ngo abantu bakabije kuba benshi. Hari igihe abantu bibwira ko Uwiteka yatabare Ejide akoresheje amaboko y'ubwishi bw'abantu. Ntago bibaho. Kuko hari ijambo duherutse kuvuganaho yewe namwe
mbabwira ko imana ikirisha ubwinshi bw'abakeya. Ntabwo izakirisha abanyamasengesho benshi, nta nubwo izakirisha abahanuzi benshi, nta nubwo izakirisha abavugabutumwa benshi, izakirisha bakeya kugira ngo tutirata, kuko ngo twirate yuko twebwe twasenze. Nta nubwo amasengesho yacu dusenga yagira ahantu atugeza. Uwiteka iyo ashaka gukiza, akiza ubwoko akirisha amaboko makeya y'abantu bakeya. Arababwira ngo dore bakabije kuba benshi, aramubwira ngo bamanukane ubajyane ku kagezi njye kubageragerezayo. Uyu munsi wa none turi ku kagezi. Uyu munsi wa none Imana irimo irarobanura abantu 300 igiye gukirisha igihugu cyacu, igiye gukirisha umugabane wa Afurika. Mbabwira ngo ejo bundi nagize iyerekwa, niyo mpamvu ntangije iri jambo. Nagize iyerekwa mbona ibishyimbo byinshi cyane, mbona umuntu araje amena bya bishyimbo, mbona arimo arajonjoramo ibishyimbo bishyashya bike bike, ariko ibishyimbo bishya. Imana irambwira ngo itoranije abantu bagiye gukora umurimo wayo mu buryo bugiye butandukanye. Irambwira ngo nzabwira abantu ko hari kandidatire Imana irimo itanga y'abantu Imana igiye gukoresha mu buryo bw'uko Imana igiye gukirisha igihugu cyacu. Ntizakirisha ubwinshi bw'abanyamasengesho, ntizakirisha ubwinshi bw'abahanuzi, ntizakirisha ubwinshi bw'abavugabutumwa n'abapasiteri n'abashumba. Imana irambwira ngo ije kwiyimikira abayobozi bayo bagiye gukora umurimo wayo bivuye mu maboko y'Uwiteka. Nabonaga umuntu ikiganza kinini kirimo kirobanuramo ibishyimbo bishyashya. Imana irambwira ngo dore ije kwimika abayobozi bashyashya mu rwego rw'amatorero. Irambwira ngo ije gukirisha igihugu cyacu. Nanone irabimbwira ngo amaboko makeya. Irambwira ngo nzababwire ko Uwiteka Imana yazanye ikintu cyitwa ubwenge mu bantu bita abaganga. Imana irambwira ngo dore isi yose igiye kuzaza ihururiye igihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo dore twajyaga tujyana abantu mu bihugu by'Uburayi, tukajyana abantu kubavuriza mu Buhinde. Imana irambwira ngo dore iki nicyo gihe ihagurukije abahanuzi, igahagurutsa abantu bagiye gukorera Imana mu buryo butandukanye. Imana irambwira ngo dore abantu bafite ubwoba ngo intambara. Irambwira ngo mubanze mumenye neza yuko iyo umuntu agiye gutabarwa habanza kuza ikintu gishobora kubanza gusenya ubutabazi bwawe. Unyura mu gikombe bita banka, hakabanza hakaza ikintu kigutera ubwoba mu mutima. Imana irambwira ngo ibyo yavuganye n'abanyarwanda ntibirasohora. Icyambere yavuganye n'abanyarwanda ububyutse buteye ubwoba. Ivugana n'abanyarwanda yuko bazakorana n'Uwiteka ibimenyetso n'ibitangaza, ibyo bikaba byari bitari bwabe. Imana irambwira ngo nicyo gihe irimo yirobanuriza abantu igiye gukoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Irambwira ngo dore indwara nyinshi zigiye kuzakirira mu gihugu cy'u Rwanda. Nabonaga indege nyinshi zambuka umupaka wa Afurika, zambuka ibindi bihugu ziza mu Rwanda. Nabiboneye kuki? Imana yamereye urugero kuri ya mupapa mwarimo muvuga warwaye akaremba akagera kure. Ngiye kubona mbona bamupakije indege baramuzanye no mu gihugu cy'u Rwanda. Numva ijwi rimbwira ngo dore abakomeye, abami n'abandi bantu benshi cyane, abazungu, aburuhu rwera n'abirabura bazaza kwigira ku Rwanda kuko Imana ihagurukije gukora imirimo n'ibitangaza, kuko ari ryo sezerano yari yasezeranije abanyarwanda. Irambwira ngo mutuze umutima kuko ibyo yari yasezeranije ntibyigeze bisohora. Niyo mpamvu Imana ntabwo ivuga amasigara cyica. Njya nibaza abantu bavuga ngo Imana ije kurimbura, ije gukuraho. Ntabwo Imana igise ikuraho isezerano. Yasezeranije Dawidi iramubwira ngo mu Bisirayeli ntihazabura uzaba ku ngoma, ntihazabura uzaba ku butambyi bwa. Igihe Salomo yakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, yakagombye guhita Imana irenga isezerano yagiranye na Dawidi igahita ifuta ririya sezerano rikarangira. Ariko iraba ngo nibutse isezerano yagiranye na Dawidi. Niyo mpamvu nemeye ko n'Abisirayeli bakomeza gutwara bakagira ubwami, bakagira mpi. Niyo mpamvu natwe hari icyo Imana yadusezeranye. Mwigira ubwoba. Natangiye mvuga ijambo rikomeye cyane. Iyo igihugu kiri mu ntambara kirwana, ntabwo intambara turimo ari amasasu, n'intambara turimo ni y'amagambo. Iyi ntambara irakaze kandi ndetse irakomeye, ariko Uwiteka Imana azi neza yuko imbere yacu hari amahoro n'umutekano. Imana yanyeretse rero mbona ibihugu byinshi biza kwiga ku gihugu cy'u Rwanda,
Imana irambwira ngo itanze ubwenge mu banyarwanda, mu bana batoya, itanze ubwenge ku bantu bagiye kuzajya bakora ibintu bikomeye cyane. Uyu munsi wa none niyo mpamvu ubona abantu barimo kuduhagurukira, amahanga yose akaduhagurukira, nuko tuzaba bakomeye. Nubwo baduhagurukira hari icyo Imana yavuganye natwe. Imana yatubwiye ngo ntabwo izakirisha ubwishi bw'abantu, ntabwo izakirisha ubwishi bw'abahanuzi, oya, ntabwo nubwo izakirisha ubwishi bw'abavugabutumwa, yo ubwayo mu bumana bwayo irishoboye. Ubwo duherukana nababwiye ikintu gikomeye, narabwiye ngo Imana yabitinya u Rwanda, ihagurutsa amahanga yose, igahagurutsa Ubwongereza, igahagurutsa iki, ntabwo byaba biyinaniye guhagurutsa umurwa umwe wo kugira ngo gusa idukureho, ahubwo mureke Imana imenyekanisha umunyarwanda uwo ari we. Ni iki n'itangiriro ry'uko yavuganye natwe ko izakorana iby'ubutwari natwe. Abantu batarazuka ngo Imana ibone imirimo, abapfuye bazazuka. Yesu yaravuze ngo umwizera akizera izina rye, imirimo akora ndetse nawe azagira gute, azayikora, ndetse kandi ngo azakora nigize gute, nirushijeho, ngo kuko yagiye mu ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi wa none natwe twizera yuko iby'Imana yavuganye natwe no kubikora izabikora. Mutuze umutima, hari icyo Imana yavuganye natwe. Mwigira ubwoba, Yesu ashimwe cyane, mwe kugira ubwoba. Abamediyani bari bagerereye Abisirayeli, ngo barahingaga n'ingano bakaza bakazireba ati igihe cy'isarura cyari kigeze, ariko Imana ihagurutsa Gideyoni iramubwira ngo ndi Uwiteka, irirahira, iramubwira ngo bwira Abisirayeli abafite ubwoba batahe, ngo abantu inzovu 1000 bagira gute, barataha bava mu rugamba. Hari abantu benshi bikuye mu bintu by'ivugabutumwa, hari abantu benshi bikuye mu bintu by'ubuhanuzi, hari abantu benshi bikuye mu bintu byo gusengera igihugu, bagiye kuko Imana ishaka gukirisha ukuboko kw'abantu bake cyane. Nuko ngo bamwe bagira gute, barataha. Turabizi hari abantu benshi batakiza kuvuga ubutumwa, bagize ubwo baravuga bati nituvuga, kubera ko mu maso yabo bareba ibirori bakavuga hari ngo twavuga Imana itadutumye, tukavuga yuko igihugu gifite amahoro. Ariko najya ngo mbabwire ngo nubwo badushyiriyeho ibihano, ubusa niduhumeka, ninde muntu wapfuye azize inzara se kubera ibihano badushyiriye? Imana ifite ubutware, ifite ububasha, ndetse ifite n'uburyo igomba kugaburira abantu bayo. Irongera ibwira Gideyoni ngo abantu baracyakabije kuba benshi, bamanukanire ku kagezi, ngo abanywa baje baguza ururimi nk'imbwa ubashyira ukwabo, n'abanywa banywesha ibiganza nabo ubashyira ukwabo, ngo abaje bagizaga ururimi nk'imbwa babashyira ukwabo, n'abanyweshaga ibiganza babashyira ukwabo, ngo abanyweshaga ibiganza baba abantu 300. Reka mbabwize ukuri bene data, dufite abantu bazi gusenga, basenga bari maso, basenga basengera igihugu. Dufite abantu bazi gusenga, ntibasengeshwa no kurya, ntibasengeshwa n'ibyo kunywa, ntibasengeshwa nuko bafite ubutunzi, ahubwo basengeshwa n'urukundo n'icyo bavuganye n'Umwami Imana. Mbatangariza ngo jewe sindeba ngo ntuye hehe, nkomoka hehe, ndeba ubwiza n'igihugu cyacu Imana yubatse. Nongere mbasubiriremo iki kintu, hari abantu bajya bavuga ngo Imana ngo yasenya ikintu, ngo ikongera ikacyubaka. Bene data, mujye mwibuka ko na Yesu niwe watanze urwo rugero, avuga ngo basenye urusengero igihe kinini akarwubaka igihe gitoya. Ariko mwibuke yuko nawe ageze mu gashyamba bitegetse Mana, ngo yararebye arararama aravuga ngo Uwiteka bibuka ushaka nibibuka nshaka. Nuko yarazi neza yuko urwo rugamba nawe rwari rumukomere. Rero igihugu cyacu imbaraga Imana yacyubakishije ni imbaraga, ntago rero hari umuntu waza kuzikinira ngo aze kugisenya uko yishakiye. Niyo mpamvu nigeze mbabwira ikintu kimwe gikomeye cyane, ndababwira ngo kuki abantu benshi bahora batubwira ngo turapfuye turashize. Ese tugira imitima yinangira ku buryo n'abantu barimo bavuga ngo twubahe Imana dupfukame dusenge? Ukibaza uburyo ki ibintu bitambuka kugashira imyaka inigashira, ukibaza niba abantu nta mutima bagira, bafite umutima umeze nk'uwibuye utuma abantu bataca bugufi ngo bubahe Imana bunana. Kandi nubwo baba babiri Uwiteka yadukiriza igihugu. Bene data rero mureke tube maso. Imana yarambwiye ngo muri kandidatire y'abantu Imana irimo irobanura bagiye gukorera umurimo w'Imana. Hari abantu bagiye guhanura, hari ab'Imana igiye gukorana imirimo n'ibitangaza, hari abantu bagiye gukorana n'Imana bagakiza abarwayi, hari abantu bagiye kwirukana abadayimoni. Ibyo nago uwo murimo Yesu nago yari bwawutangize ngo awukoreshe abantu babibone. Ntago turakora umurimo nk'uwa Paulo, ntago turakora umurimo nk'uwa Petero. Nicyo gihe cyuko tugiye gukora uwo murimo, kandi Imana irimo irarobanura abantu bagiye gukora uwo murimo. Imana yambwiye ngo abantu bifuza muri iyo kandidatire mushyire amavi hasi musenge, kuko Uwiteka Imana
agiye kubaha ubwo bushobozi bwo gukora uwo murimo. Ntabwo uwo murimo uzakorekera mu nsengero gusa bene data, no mu muhanda nabonaga abantu barimo bagenda bakira, nabona abantu barakuzanira umuntu urwaye ukamukoraho agakira. Icyo gihe nicyo Imana igiye gukoresha amahanga yose akumirwa. Abo batwiruka inyuma batwirukankaho nabo bazahindukira babe ngo ni Imana. Hari igihe cy'abayuda cyabaye muri Esiteri ibice 9 ngwinuko uwo munsi abanzi b'abayuda bari bafite ububasha ngo birahinduka, abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Bene data, tugiye kugera igihe Afurika igiye kugira ububasha ku banyaburayi, tugiye kugera igihe Afurika Imana igiye kuyimenyekanisha. Mwitinya, mwigira ubwoba. Imana arambwiye ngo umugabane wa Afurika Imana igiye kuwushyiramo ikintu cyitwa imbaraga, igiye kuwushyiramo ikintu cyitwa amahoro. Abantu barangwa amahoro ngo ntago azarangira muri Afurika, ngo hazahora intambara. Barabashutse. Imana nabonye ikiganza kirekire kirambukira kuri Afurika. Imana irambwira ngo mbabwire yuko Uwiteka Imana agiye kuzana imbaraga zayo ku mugabane wa Afurika, abantu bakamenya yuko Imana yimukiye muri Afurika. Reka mbabwire, abazungu mu mpera zaho bose nibo bazi kuraguza no gukoresha izo mbaraga, ariko Uwiteka yagarutse kuri Afurika. Ikindi cya kabiri, narangiza yerekwa muri iki gicuku cya nijoro, mbona igihugu cy'u Rwanda kiri mu kiganza. Nabonaga ari karita cyangwa ikirangantego cy'u Rwanda kiri mu kiganza kinini, mbona umuntu agipfumbase gutya. Imana irambwira ngo u Rwanda rwacu ruri mu maboko y'Uwiteka Imana nyiribihe. Nubwo byagenda gute, abaduhagurukira n'abakoresha imbaraga zimeze zite, Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Mwitinya, nimuhumure, kuko Imana ije kwitoranyiriza abaje kuyobora amadini. Imana yambwiye ngo mbwire ngo yemwe mufite ubwoba bw'amadini, muhumure, Uwiteka Imana aje guca inzira. Ntabwo reka dusengera mu madini gusa, no hanze turahasengera. N'ubu turimo turasenga. Ubundi kuki mugira ubwoba? Bagira ubwoba wamaze kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nicyo gihe Imana igiye kugukoresha. Wowe uvuga ngo nta ntege ufite, urazifite kuko wamenye Yesu Kristo. Wowe wiyumva ko nta mbaraga ufite, imbaraga urazifite. Gideyoni yarirebye arisuzugura, aravuga umisemo nkande, yewe ndi umunyantege nkeya, umisemo nkande, nkomoka ku muryango wo kwa Yowasi ukennye hirya iriya. Aravuga ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. Mwene data, ntabwo mu rusengero ariho dusengera gusa. Ntuzacika intege, naho wasenga. N'ubu turimo turasenga mu cyumba cyawe, wasenga kandi ukagwiza imbaraga. Imana yambwiye ngo dore irabahagurukije mwebwe mugaragara ko muri abanyantege nkeya, mugiye kuzamura abandi. Kandi Uwiteka Imana yambwiye ngo yitoranije abashumba, yitoranije abapasiteri, yitoranije abavugabutumwa, yitoranije abahanuzi. Imana yambwiye ngo mwitinya, kuko Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu. Uwiteka rero ari mu ruhande rwacu, ntimugire ikibazo kuko Uwiteka Imana aje kuturwanira. Rero Uwiteka yambwiye ngo muhumure, mushyitse umutima hamwe, kuko Uwiteka Imana ari kumwe natwe. Rero ntago ntinda, ntago mvuga amagambo menshi. Niyo mpamvu mba naratinze kugaruka, nuko mba nyitekereza kugira ngo ndebe icyo Imana iri bume ngo mbazanire. Icyo Imana yamaye kuzana nicyo mba. Kandi hari abantu benshi, abantu bakadusindisha amagambo. Bene data, meruka gukora ikiganiro mbabwira ngo kuki umuntu atinyuka kuza kubabwira ngo Imana ije gusarura ibyeza n'ibiteza. Narababwiye ngo uwo muntu yaba afite ishurirwa rirenze rya Yesu, kuko Yesu ubwe niwe wivugiye amagambo akomeye. Aravuga ngo ni data wenyine uzi umusinige gusarura ibyeza n'ibiteze. Waba uvuze ngo imeruka igize gute, irabaye. Kandi ntabwo wowe ufite imbaraga zo kumenya iby'imeruka. Ndi umuhinzi, nawe uri umuhinzi. Ubwo tuvuze ngo dukuyeho ibyo twahinze mu murima byose, uvuze ngo ugiye gutera imbuto nshyashya. Rero ababatera ubwoba, Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Muhumure, abo kubaho bazabaho, kandi abo muvuga ngo inzara izatwica, nta kizadutwara. Inzara itaratwishe muri Covid, ubundi bw'igiye kuzatwica, nta kizadutwara. Twe turimo turasuzugura abantu bashaka kuvuga ngo turabaha. Njya nanga n'umuntu umubwira ngo ndaguha 5 uyu munsi ndakwishyurira umwana, ariko umuntu ugasanga ntashobora kukwereka inzira amafaranga wayakuramo. Ahora ategereje yuko uri mutegera ibiganza ukamusaba. Uyu muntu ni umwanzi mubi udashobora kugucira inzira ngakwereka icyo wakora nawe ubashe kwiteza imbere. Niyo mpamvu amahanga asa nkaho twebwe abarimo ashaka kugira ngo aturwanye. Twamaze kugera ku rwego n'ubumenyi bw'uko tutakibasha kuvuga ngo inkunga zabo zihagaze twahagarika iki umutima. Bajye bazifatira abo nyine batigeze bamenya kurambura ikiganza cyabo ngo bakore. Ariko twebwe Yesu yatwikishije gukora. Uyu munsi nubwo byahagarara, Uwiteka Imana azaducira izindi nzira. Hari inzira zirenga 7,000, hari inzira zirenga 100,000 Imana izacishamo umunyarwanda n'umuntu wese wubashye Imana. Imana irambwiye ngo ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Afurika, u Rwanda rurimo abantu basenga. Twe gutinya, twe kugira ubwoba.
mu ruhando mpuzamahanga Uwiteka azadushyigikira. Kumva impuha z'intambara izo zabayeho kuva na kera. Mwumwigira ubwoba, Yesu niwe uzaza kurangiza iyi ntambara ku banyarwanda. Rero Uwiteka Imana ari mu ruhande rwacu, kandi mukomere mushikame, Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbasengere rero, ntabwo dushaka gukora ibiganiro birambirana bimara igihe kirekire, kuko Uwiteka ibyo yaduhaye ni byinshi, kandi Uwiteka azakomeza kubikurikira. Niwe ukurikirana ijambo ryayo akanaririnda. Jyewe ubwanjye nta kintu nabasha gukora, Nepo ntacyo yashobora gukora, na bene data nta kintu babasha gukora, ariko Imana yo ubwayo hari icyo ishoboye. Murakoze. Mbere yuko usenga hari yerekwa wabonye nshaka kugira ngo usobanurire abantu duse nk'abava mu rujijo. Wavuze ngo mwerekwa wabonye papa aza kwivuriza mu Rwanda. Yego. Ni ibyerekwa cyangwa se koko dutegereze ko papa indwara arwaye azayivuriza mu Rwanda? Dusobanura aho hantu kugira ngo reka mbasobanurire aho hantu babyumve neza. Byari mu kimenyetso cy'umuntu ukomeye, kuko papa tuzi ko agize gute akomeye. Nabonaga nyine yurira indege aza hano mu Rwanda. Imana irambwira iransanga ngo abakomeye si uko azura indege ngo aze mu Rwanda, ahubwo abakomeye abari mu rugero rwe, baba ari abaperezida, baba ari abadogiteri bakomeye, bivuze ngo igihe kigiye kuza nabo bazaza kuza kubona imbaraga z'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Si uko azura indege akazanga, oya, ahubwo Imana yari inyeretse ko, kubera ko nawe arwaye, yari inyeretse ko abantu bakomeye mu minsi izaza bazajya baza kuruhukira mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko namwe muvuga ngo tujya mu Bubiligi, tukajya mu Buhinde, tukajya icyo gihe, natwe rero bagiye kuza. Ibyo byose birasobanutse, ariko se agendeye abaye nkumva muno butumwa kano kanya, akagenda kuyerekwa wabonye akaza akivuza indwara yakira. Uwiteka ashobora byose, kuko ari we wabuzanye yamukiza, kuko we ashobora byose. Kuko ntabwo ari we wabitekereza kuza gutyo, ahubwo ubwo cyaba ari nk'igitekerezo kugira ngo Imana izigaragaza ibyo yavugiye mu muhanuzi ko bikwiriye kugira gute gusohora. Yego. Kera abigishwa babaga bari kumwe na Yesu akavuga ibyo butumwa, akababwira ibintu bitandukanye. Abigishwa bakamubaza ngo ibyo bizaba ryari? Nanjye kankubaze ngo ibyo bizaba nkagiye tutegeze nka ryari? Ni ukuvuga ngo jyewe ubwanjye ntabwo nzi umunsi n'igihe, sibye Yesu uzi umunsi n'igihe. We wabintumye niwe uzashyiraho deadline y'igihe bizabera. N'ubu byagutungura n'aka kanya bikaba. Yego. Kuko n'abahanuraga bahanura ngo Yesu azaza, ntabwo bari bazi ngo azaza mu kihe kinyejana, azaza ryari. Ariko ibyo bahanuye byarashyize bigira gute, birasohora. Turimo uyu munsi. Reka ngushimire Egide, mvuge ngo Imana y'amahoro igumishe kandi ikomeze ikwagure mu buryo bwose bushoboka. Turigona ku musozo w'ikiganiro cyacu nk'uko babibona. Reka ngusabe uratanga nimero za telefone zawe, nurangiza udusengera Imana. Reka reba. Nimero yanjye ni 078 2 3 014, ni 078 2 3 014. Mane ko mugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushima, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye kuri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uri Imana yavuganye natwe ibigiye bikomeye kandi abantu benshi bategereje. Aka kanya ndi igikoresho cyawe mbura mumaro, ariko mpanuye uko nategetswe, mpanuye uko ijwi ryawe ryasanze. Unyemerere kugira ngo imirimo n'ibitangaza umuhanuzi wese yemerwa yuko ibyo yahanuye bisohoye. Uwiteka ugira ikimenyetso ukora, nk'uko hari ibyo wakoze nkakubona, ukorera ikimenyetso igihugu cy'u Rwanda kugira ngo abantu babashe kugushyigikira, bamenye kuri Imana ivuga ibikomeye kandi ndetse ukabisohoza. Abantu benshi bazi yuko uri Imana ikora ibyoroheje cyane, ariko twebwe tuzi yuko uri Imana ikora ibikomeye cyane. Ngaho rero mwamenye iribiha Imana, kugira ngo ineza n'ubutware bwawe bigaragare, nk'uko wagaragarije Eliya ibyo yahanuye bikagaragara. Uhereye umunsi wa none ukageza iteka ryose, natwe bimenyekane yuko ari wowe wadutumye mu izina rya Yesu Kristo. Ugere ku mitima y'abantu bose bumva ijambo ryawe, barikurikirana. Ugende ugira icyo ukora kandi usohoze gukomera kwawe mu mitima yabo n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Amen.